Mwiriwe. Mana mwebwe. Mwiriwe neza. Si. Mbigize mumeze mute? Turara. Nyine narinje kureba Dev. Narinje kureba Dev. Se nkubaza. Dev ikibazo ma? Ikintu upanga nawe ni iki? Dev nta kintu dupanga, Dev ni inshuti yanjye. Kandi niba byibuka neza nitwe twamuzanye hano arwaye. Ubwo rero kuza kumureba uko ameze ndumva nta kibazo kirimo pe. None se kuba mwaramuzanye arwaye ndabizi pe. Mwanagize neza kumutuzanira hano nta kibazo. Ariko se kuza kumureba buri munsi ni ngombwa ra? Guje kureba uko umuntu ameze? Buriya ni ngombwa? Nuko narinje kureba uko ameze gusa nta kindi. Nta kindi? Ndashaka kumenya rero icyo upanga nawe. Ni nta kintu dupanga. Dev ni inshuti yanjye. Iyo nyimukeneye ubufasha ndabubona, nawe yankeneye ubufasha akabubona, nta kindi. Ubwo rero kuza kumureba uko ameze nk'umuntu urwaye wese ndumva nta kibazo cyaba kirimo. Kuva cyagiye rero aracyasinziriye. Ese basi nakinjira nkamureba? Oya. Ntabwo ari ngombwa kumureba. Kuva cyagiye wazana na anti wawe kwa kundi mwamusize niko kimeze. Sundi mama umeze neza? Meze neza nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite? Ntacyo. Nise ko mbona uri stress ukuntu? Oya nta kibazo. Ubwo igihe azakangukira nzamubwira yuko isimbi yaje kumureba. Hari ikibazo? Nta kibazo. Ariko nyine kuko nari mpageze bari kureka nkanamureba nkareba uko ameze wenda. Nkahita nkomeza nkagenda nta kibazo kirimo. Kureba aryamye kwa kundi birakumarira iki birakungurira? Niga ni inshuti yanjye. Byonyine nta nunguri bumuvugishe ngo agusubize. Nicyo cyane. Ariko basi nanamusengera. Wamusengera? Yego koko mana yawe. Shawuza amasengesho turara dusenga. Nanjye hakajyaho nakanye. Erega amasengesho ya buri muntu wese arakora. Reka uzamusengere rero yorohewe unamubaza ibyo yararwaye. Nibyo byaba byiza. Naho gusengera umuntu ntiyumva, ntareba ngo aramenya ngo hano haje umuntu, urumva atari ngombwa. Siko bimeze? Nta kibazo ubwo kanaye. Mugira ibihe byiza. Wowe nyine taha. Umunsi azakangukira ntabwo nzigiye azakangukira bareje bundi. Uzamubwira ko isimbi yaje kumureba. Hari ikibazo? Nta kibazo. Mwirirwe. Rero urugendo rwiza. Gukorera ibyo nashaka. Hozi ikintu twakubwira cyo Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mama Soroba ni muzima uko biri kose ntabwo yigeze yiyahura aracyariho. Niyo makuru dufite. Soroba ko yihebye. Nuko nyine tutamusanze yo mu nzu direct dusanze yarasohotse yaragiye. Ariko n'ubundi yarari kwa Fabiola. Mwese ngo yagiye gukora yute? Yagiye nyine kugira gute? Hozi ntumvugisha ibintu byinshi nawe ntawe twasanzeyo. Gusa boss waho yatubwiye ko yahaje n'umukozi waho atubwira ko yahaje ariko yarasohotse ngo yaragiye ndetse ejo ngo yarasohotse yaragiye bure ntabwo tuzandi hano tugiye kumushakira. Soroba niyo mpamvu yababaye ko twazanye mama. Nagerageje ibintu byose umugabo turamugaye tukora byose bishoboka ariko byanze. Kandi aho hantu none yagiye akaburira. Nawe arifata. Nanjye nabitekereje nanamubwiye ngo ushobora kuba yaburimo hariya ariko ntabwo ari kubyumva ahubwo narenza iki. Hari ibintu biba nyine ukabikira bivuga. Gusa icyiza ni uko batubwiye ko yahageze bakaduha n'amakuru n'ukuntu bazi ahubwo agashya Hozi. Hasengiye barasenze ntuza Fabiola arabura tete ngubu yarabuze. Ibi bintu byizezwa n'icyo ko bakubwiye amakuru gusa. Arabura se ubundi sasanzwe abura. Agasanzwe abura. Ntabwo mbizi niba burangiye ndikubwira inkuru bamaye ngo haje abanyamasengesho bakubita isengesho. Ubwo barasenga bagiye kubona umuntu muzima araturumbuza aragiye. Ubwo rugona yagiyemo akabura uri kumva noneho Fabiola wapfuye akazuka. Noneho we atabura. None se urumva kubura ko tatandukanye. Urumva ari ibintu bitangaje kwe. Nana yabuze ari Fabiola wamugitishije cyangwa se Tita kubera ko yakoze ku gikomo cye kubera imyuka mibi. Noneho Fabiola cyangwa Tita yabuze kubera ko abamanyamasengesho basenze.
ahubwo Imana yo mu ijuru yambabariraga ntazagaruke. Ako bundi nk'ubwo ngubwo agaragaye mu mubiri bisanzwe bakamukubita nk'ikibuye. Arababara n'umuntu yaje afite umuntu Nyine ntiyahita apfa noneho bisanzwe akagenda burundu. ese bamukoraho namukoraho se namusuhuje kera mwikubyeho ngo ndebe ko ari umuntu namwikubyeho gutya igihe story idasobanutse sha kandi jojo none se sora turi mushakire ubu turi banye naho tujya urumva twamukashire hano tujye nama tujye kuri polisi gutanga ikirego nta kindi kintu twakora akubwiza umutima uratuje ko bakumvisha ko akiri muzima sibyo utuje kuraruga ko rwari baga nk'umurwana muri aho ushobora gusanga n'amademo yose y'ikira kigali hariyo urugabo rujyana ikuru rya nyoko hariyo urugabo rujyana uya ni boss wawe nuko afite amahane ngo urya nde twaryaga kurya nyoko se nagura ufite umugore wa Fabiola ariko ubwo ngabo no mu rugo n'amagini ese ubwo niba na Fabiola ari igini n'umugabo n'uwo n'umugabo wese n'umugabo wa Fabiola niwe uri kuvuga ngo ngo warariye mama soba namubwire se amurya akamumara yamurya inamubwo kuno mwe baratamurya se bari kuvuga ni ibyo ngibyo uri gutekerezaho kumurya se ni gute ntakamurya kumurya nk'ibiryo kiri kigurye n'ibyo tuvuga ntabwo kibizi ese ubwo giye utubwiye ese ubwo kurya iri kuvuga ntabwo uri kubyumva nyine afite ubwoba ko bose ushobora kuba rero ngo wa musazi we no gudusakuriza nawe niki se mana we ubaye ikiso mama ibigini byo kwa Fabiola biravuga kubera tutamye ku maranga ngo ndakubazwe oh my god araho yaje soro arahari nyine singuyo Darimana senga sweetheart mama Darimana senga mama naro bajyana aramusuhuza amajoro wandaje